Nizere ko mumeze neza aho muri hose hagiye hatandukanye. Ubukwe bw'umuhanzikazi Ishimwe Vestine buzahuzwa n'igikorwa cyo kumurika indirimbo yabo yiswe Emmanuel, indirimbo n'undi Vestine azahuramo na Dore nk'ibisanzwe nkuko basanzwe bakorana. Ni igitaramo rero cyangwa se ni ubukwe buzaba burimo udushya twinshi tugiye dutandukanye, kubera ko ubukwe bwabo buzaba tariki ya 5 Nyakanga 2025, bukaba buzahuzwa n'iki gikorwa cyo kumurika indirimbo yabo yiswe Emmanuel. Hanyuma kandi ku rundi ruhande ubu bita Kevin Kade ndetse na Element wari uri mu masezerano na 155am kuri ngubu yamaze kugera i Dore ari kumwe na Kevin Kade, ariko kandi igitaramo bagiye kujyamo cya Rwanda Convention USA nkuko nabivuze nacyo kizaba ku itariki ya 4 kujya ku itariki ya 6 Nyakanga. Akaba ari igitaramo rero uyu nguyu Element na Kevin Kade azahuramo na The Ben. Ese muri aba batatu uri kubona ninde uzaryoshya igitaramo cyangwa se ninde wemera kurusha abandi hagati ya The Ben, hagati ya Kevin Kade ndetse kandi hagati ya Element? Muri abantu kari batatu wemera nde kurusha abandi? Tuhita tujyana hanze y'u Rwanda n'ubundi tuze gusanga andi amakuru avuga yuko umuhanzi akaba n'umushoramari ukomeye mu ruganda rw'imyidagaduro cyane Diddy yahanaguye bya bikomeye biri mu bucuruzi bw'abantu n'imikoranire n'amatsinda y'abagizi ba nabi yaregwaga nyuma y'urubanza rukomeye rwabereye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twagiye twumva urubanza inshuro nyinshi, ariko kandi uri kubona ukurikije ibyaho ingoyo Diddy yaregwaga yarakwiye kubabarirwa akagirwa umwere. Utubwire muri comment igitekerezo cyawe. Reka rero duhita dutanya ni inkuru ya Element oya nakoreka duhereye ku inkuru n'undi ya Vestine na Dore, kubera ko ni nayo nkuru yabanje gucaracara cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ni umuhango rero w'ubukwe uteganijwe kuwa 6 w'icyumweru tariki ya 5 Nyakanga 2025, ukaba uzabera mu Intare Conference Arena, aho hazahurira abashyitsi b'ingeri zose barimo inshuti, imiryango n'abakunzi b'umuziki wa Gikristo. Abanyamakuru babonye amakuru yizavuga ko mu buryo butunguranye ariko butateguye neza Vestine na Dore bazamurikira abatumirwa amashusho y'indirimbo Emmanuel mbere y'uko ishyirwa ku mugaragaro. Igikorwa kidasanzwe rero kigaragaza uburyo izi mpanga mu muziki zitandukanye gusa mu myaka zihuriye ku murongo umwe w'ubuzima ndetse n'ubutumwa. Emmanuel rero izaba ari indirimbo ya mbere aba bombi basohoye, umwe muri bo yaramaze kurushinga, izahita iba ishingiro ry'urundi rwego rugufi batangiye mu muziki rujyanye n'ibyiciro bashyizemo amaguru. Dore arangije amashuri yisumbuye mu gihe Vestine atangira urugendo rushya rwo kubaka urugo n'umukunzi we Idris Owedraogo, bamaze igihe kitari gito bari mu rukundo. Mu gihe ubukwe rero butegerejwe n'amatsiko menshi bwo buzaba ku itariki ya 22 Kamena 2025, inshuti za Vestine zamukoreye ibirori byitwa bridal shower, bikaba byararanzwe n'amarira n'ibyishimo n'amasengesho n'ibirori byamugaragarije urukundo akundwa. Nuko rero afatwa nk'intwari mu rugendo rw'umuziki, urukundo ndetse no kwizera. Ibi bije rero bikurikiye intsinzi y'indirimbo yabo iheruka yitwa Yebo, imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 10 kuri YouTube mu mezi 2 gusa. Byongeye rero bigaragaza ko aba bahanzi bafite ubufatanye bukura umunsi ku wundi, butagendera ku marangamutima gusa ahubwo bushingiye ku ntego ndetse no guhamagarwa. Kuri benshi rero bakurikirana urugendo, iyi ndirimbo nshya izaba igisobanuro cy'uko Imana iri kumwe nabo muri byose. Emmanuel, ijambo risobanuye Imana iri kumwe natwe. Mu gihe rero cy'ubukwe ijwi ryabo rizumvikanamo ibirenze amagambo, izaba ijwi ry'umutima wuzuye icyizere ndetse n'ibyishimo. Umuhanzikazi rero w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestine akaba ari kwitegura kurushinga n'umukunzi we w'igihe kirekire Idris. Vestine ari kumwe na Dore bakaba bazamurikira rero mu bukwe bwe indirimbo Emmanuel bakoranye mu bukwe bwa Vestine n'umukunzi we Idris Owedraogo, bikaba buzaba tariki ya 5 Nyakanga 2025 mu Intare Conference Arena. Abanyamakuru babonye amakuru yizewe yemeza ko muri ubu bukwe Vestine na Dore bazamurikira amashusho y'indirimbo yabo bakoranye bise Emmanuel mbere y'uko izahita ijya hanze ku mugaragaro. Ubukwe ubwiteguye utese kandi indirimbo uyiteguye ute? Ubwire ijambo rimwe Vestine ndetse na Dore ubabwire ijambo rimwe hari hasi muri comment. Wemere gutanga igitekerezo cyari cyo cyose ushaka, yaba inyunganizi yaba igitekerezo uko cyaba kimeze kose, wemere kugitanga hari hasi muri comments. Iyo ni inkuru rero ya mbere, ariko nanone ku rundi ruhande hari indi nkuru y'umuhanzi Element umaze iminsi
munsi avugwa mu makimbirane na 155am akaba rero yahagurutse ku kibuga cy'indege ari kumwe na Kevin Kade. Abahanzi bakaba bahagurutse ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe ku mugoroba wo kuwa kabiri tariki ya mbere Nyakanga 2025 rukaba ari urugendo ruzabahuza ku rubyiniro na The Ben bafitanye indirimbo yiswe Sikoswa ndetse n'ibindi bikorwa byagiye bibahuza mu bihe bigiye bitandukanye. Nkuko nakubajije muri aba bahanzi batatu ninde uri kubona uzakora ibitangaza cyangwa se ninde ubona azi kuririmba neza kurusha abandi? Kevin Kade yagiye aseze mu bitaramo bya Iwacu Muzika Festival mu gihe Element yahagurutse nyuma yuko hatangajwe ko ibiganiro hagati ye n'abahagarariye 155am bigeze kure mu gukemura amakimbirane ashingiye ku masezerano bagiranye. Kuwa gatanu tariki ya 27 Kamena 2025 mu kiganiro yagiranye na Kiss FM, Element yavuze ko yifuza ko ikibazo cye na 155am gikemurwa mu mahoro. Mu magambo yagize ati uko bisa kose uri hano umuryango, ikibazo cyose twagira tugikemuriramo imbere, ari ibyishimo biba birimo imbere, ari ikibazo tugikemura imbere. Business yose rero kwisibamo ibibazo ariko birakemuka cyane cyane iyo abantu ubwabo bahuje bakaganira. Abanyamategeko rero babaye umusemburo w'amahoro. Amakuru yize wavuga yuko Element n'abanyamategeko b'impande zombi ku ruhande rwa Element no ku ruhande rwa 155am bagize uruhare rukomeye mu guhuza bahoze bakorana, bagerageza gushakira hamwe umuti utuma batagera mu nkiko. Ibiganiro rero byibanze ku kureba uburyo amafaranga Element yakoreye mu gihe cy'imyaka isaga 3 ashobora kugaragazwa mu buryo bwemewe n'amategeko, birinda gukomeza intambara mu itangazamakuru ndetse no mu nkiko. Element yemeye ko hari amafaranga yinjije akora indirimbo zitandukanye ndetse kagomba kugaragaza inyemeza bwishyu cyangwa se facture zerekana uko yayakiriye kugira ngo abashe gutanga 60% y'ayo mafaranga ku rwego rw'amasezerano bari baragiranye. Amasezerano yasinywe hagati ya Element na 155am arimo ingingo zigaragaza ko buri kwezi yagombaga gutanga raporo y'amafaranga yinjijwe ndetse agatanga ijanisha ringana 60% kuri rebo, we agasigarana 40%. Harimo kandi ingingo igena no kutubahiriza kontaro birimo gutakaza cyangwa se guhagarika gukorana mu buryo butumvikanyweho bigomba kuganishwa ku gusubiza amafaranga yahawe ubwo yinjiraga muri 155am azwi nka recruitment fee. Umwe rero mu batanze amakuru yagize ati hari amafaranga Element yahawe ubwo yinjiraga muri 155am wiriya kuba yarataye akazi cyangwa se atarubahirije ibyo bemeranijwe bivuze ko agomba kuzayasubiza. Ibyo ngibyo ni ibintu biri mu masezerano. Abanyamategeko rero bagize uruhare mu biganiro barasaba ko Element agaragaza indirimbo yakoze, amafaranga yakiriye n'inyemeza bwishyu abiherekeza. Ibi nabyo 155am yifuza kugira ngo habe gutandukana mu bwumvikane, nta rujijo, nta gushyira mu majwi cyangwa se nta gusebanya. Nubwo Element na 155am bigeze kugaragaza umwuka mubi hagati yabo, hari icyizere ko bashobora gutandukana mu bwumvikane buri ruhande rwubahirije ibyo rwemeye. Ku rundi ruhande igikorwa cya Rwanda Convention USA kiri guhuza abahanzi nyarwanda batuye imbere mu gihugu ndetse n'abahanzi batandukanye bari mu mahanga, kikaba kiri gutanga umwanya ku bahanzi nk'aba berekana impano zabo ndetse no guhagararira igihugu mu ruhando mpuzamahanga. Element ari kumwe na Kevin Kade bakaberekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki ya mbere Nyakanga 2025. Ngayo nguko rero Element akaba yiteguye kugaragaza facture y'indirimbo yakoze kandi ushingiye ku masezerano yashyizeho umukono akaba azasubiza amafaranga ya recruitment fee yahawe. Ku rundi ruhande hanze y'u Rwanda kandi uwo bita Diddy akaba yanaguwe ibyaha bikomeye yaregwaga agahamwa n'icyaha kimwe gusa cy'uburaya. Umuhanzi akaba n'umushoramari ukomeye mu ruganda rw'imyidagaduro Diddy akaba yanaguweho ibyaha yaregwaga. Urubanza rwaburanishijwe kuri wa gatatu tariki ya 2 Nyakanga 2025 agasomwa imyanzuro igaragaza ko atari umwere ku byaha bibiri bifitanye isano no gutwara abantu agamije kubashora mu buraya. Ibi byaha nubwo bidakomeye nk'ibya mbere yashinjwaga, biramutse bibahamye burundu ashobora gufungwa imyaka igera kuri 20 nk'uko bitangazwa na CNN. Ubwo rero yaregwaga ibyaha bikomeye birimo ubucuruzi bw'abantu n'ubugizi bwa nabi. Yari yiteguye igifungo cya burundu, gusa kuba urukiko rutaramuhamije ibyo byaha ni igisubizo cyiza mu gihe yari amaze amezi menshi afunzwe. Ubuzima bwe rero bw'umwuga n'isura ye byagaragajwe nk'ibyashegeshwe cyane. Itsinda ry'abanyamategeko bamwunganiraga ryatsinze ubushinjacyaha ryerekana ko nta bimenyetso bifatika byatanzwe kugira ngo byemeze ibyo byaha by'ingorabahizi.
Urubanza rwatangiye muri Gicurasi rwaranzwe no guhamagara abatanga bamya 34 mu minsi 29 y'isesengura. Muri abo barimo Cassandra Casey Ventura wahoze ari umukunzi wa Diddy, bari bamaranye imyaka 11. Ubushinjacyaha rero bwagaragaje ko Casey yahatiwe kwitabira ibirori by'ubusambanyi bizwi nka freak offs, aho yakoraga imibonano mpuzabitsina n'abagabo babigize umwuga. Ventura rero wari utwite inda y'amezi 8 n'igice ubwo yatangaga ubuhamya. Yamaze iminsi atanga ubuhamya bugaragaza ihohoterwa ryabayeho. Combs rero n'abamwunganira bamaganye ibyo byavuzwe, bagaragaza ko ibyo bikorwa byabaye ku bushake bwa buri wese, banatanga ibimenyetso birimo ubutumwa bugufi bwo gushyikira icyo cyemezo. Nubwo rero yatsindiye guhanagurwaho ibyaha bikomeye, Diddy aracyanganye n'izindi manza nyinshi z'abamushinja imyitwarire mibi ishingiye ku gitsina. Ariko kandi gutsinda urubanza rwa leta ya Amerika ni intambwe ya mbere ikomeye. Gayo nguko rero Diddy akaba yanaguweho ibyaha bikomeye aregwaga, ahamwa n'ibifitanye isano n'uburaya. Ngayo nguko rero nitwa Flores, ni Showbiz News Rwanda. Ukore subscribe kugira ngo tuzacikwa umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane. Showbiz News Rwanda.